Igihombo ni igihe umuntu agize ikibazo gikomeye cyangwa ibibazo byinshi bihungabanya ubuzima bwe cyangwa igihugu cye, bikanateza ibibazo byinshi mu muryango we cyangwa mu gihugu atuyemo. Igihombo gishobora kuba ibintu biterwa n'ibibazo bitandukanye, harimo ibiza, intambara, umutekano muke, ubukungu bwagiye hasi cyangwa ibindi bintu bishobora guhungabanya imibereho myiza y'abantu. Umuhombyi cyangwa umuntu wahuye n'igihombo agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo asubire mu buzima busanzwe. Uko yashobora gukorana n'abandi bantu, akabasaba ubufasha cyangwa agakora imishinga ivuguruye kurusha iya mbere, byose byamufasha kwikura mu gihombo no gusubira mu buzima busanzwe. Imyumvire myiza no gukorera hamwe n'abandi ni ingenzi mu gukemura ibibazo by'igihombo. Igihombo gishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibiza, intambara cyangwa amakimbirane, ubukungu bwagiye hasi n'ubutegetsi bubi. Igihugu urimo cyose byakubaho. Igihugu cyose gishobora guhura n'igihombo bitewe n'impamvu zitandukanye nk'uko twabivuze. Ni ingenzi ko igihugu gikora igenamigambi ryihuse, gushyiraho gahunda zo kongera ubukungu, gushyigikira abaturage no kubaka umutekano. Buri wese mu gihugu aba agomba kugira uruhare mu gusubiza igihugu ku murongo no gufasha abandi mu bihe by'amage. Iyo umuntu cyangwa igihugu kiri mu gihombo, intego ni ukugira imbaraga zo kubyuka, gusubira ku murongo no kongera gukomeza ubuzima. Inkuru nziza ni uko hari amahirwe yo kuva mu bihombo iyo abantu bashyize hamwe bakita ku guhangana n'ibibazo bahura nabyo kandi bakagerageza guhindura ibihe. Kugira ubumenyi, kwihangira imirimo, gukorana n'abandi n'ubufasha bw'imbere mu gihugu ni bimwe mu byafasha abantu cyangwa igihugu gusubira ku murongo mwiza nyuma y'igihombo. Ku rwego rw'umuntu, bimwe mu byatuma ugira ibyishimo ni ukugarura icyizere, ukajya ku murongo w'ubuzima bwiza kandi ukaba umuturage w'agaciro mu gihugu cyawe. Iyo witeguye guhangana n'ibibazo ukabihuza n'abandi, usubira mu nzira nziza. Nubwo ibihe bishobora kuba bitoroshye, inkuru nziza ni uko hari umucyo nyuma y'umwijima. Abahuye n'ibihombo ku isi nk'ibiza, intambara cyangwa ibibazo by'ubukungu bakunze gukoresha imbaraga zabo hamwe n'ubufasha bw'abandi kugira ngo bongere kubaka ubuzima bwabo. Aho waba uri hose, ubuzima bushobora kongera kuba bwiza igihe abantu bashyize hamwe bakagira imbaraga zo gukemura ibibazo, bagafashanya kandi bagaharanira amahoro n'iterambere. Icy'ingenzi ni ugukomera no guharanira guhindura ibihe. Nk'umuntu wahombejwe n'abandi, icyo akwiriye gukora ni ukwihangana no kumenya guhangana n'ibyo bibazo ahagazemo. Kandi icy'ingenzi, uwo muntu akwiriye kumenya ko abantu bose bagira amakosa ndetse rimwe na rimwe biba byatewe n'ibibazo byabo bwite. Kwiga kongera kwiyubaka. Nubwo wahuye n'igihombo, birashoboka ko waba ufite ubushobozi bwo kongera kubaka no kugarura ibyishimo mu buzima bwawe. Ukwiriye gukora igenamigambi rishya, gufata icyemezo cy'ubuzima bwawe no kubaka ubushishozi bwawe bwihariye, nabyo byazagufasha. Kureka kwiyumvamo umubabaro nko ku muntu wahombejwe n'abandi. Yego nibyo urababaye, kuba uri mu magorwa si byo bigomba kugena icyerekezo cyawe. Komeza ube umuntu ufite umutima mwiza kandi ujye ushyira imbere amahoro, kuko mu bwiza bw'umutima wawe niho uzabona imbaraga zo kubyutsa ibyiza no kongera kwiyubaka. Iyo wahuye n'ibihombo, ni byiza gushyira mu bikorwa amasomo wakuye mu bigeragezo. Uko uzagenda usubira mu bihe byiza, ni nako uzarushaho kuba umuntu uzi guhangana n'ibibazo no kubikemura. Niba warahombejwe n'abandi, ntugomba kwiyumvamo ko wowe watsinzwe, ahubwo fata inzira nziza, wiyubake, wongere wubake icyizere, kandi byose birashoboka. Kandi umenye ko ari ingenzi gukomera no kutarekura, guhangana n'ibibazo, kwiga ku byakubayeho no gushyira imbere ubumwe ndetse ukisunga n'abandi mu gihe waba ubafite. Ibyo byose bizagufasha kongera kubyuka no kongera kubaho. Uko ugarura icyizere ugashyira mu bikorwa imbaraga zawe, niko uzaba mu nzira yo gukira no kongera kwiyubaka. Intego ni ugukomeza kureba imbere nubwo ibihe byaba bitakoroheye. Reka turebe n'Imana hari icyo ibivugaho kandi iraduhumuriza. Abakorino ba kabiri ibice 4:16. Nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Reka ngushimire, wakoze cyane gufata umwanya wawe ukankurikira. Dusubire mu kindi kiganiro.